uratangiye. Muri Brian yose mubonye muri comment Brian ni ukuri kw'Imana. Nuza muri Canada nza kubera ndi ku mugabo. Namutwaye umugabo. ufite ikintu ashaka kuvuga ese no muri Canada baravugiriza. Umuntu ufite ikintu ashaka kuvugana n'abafana naze, filime zawe ntabwo zisa wakigabo, ntabwo zisa, filime zanjye ntabwo zisa cyane, ntabwo zisa neza, filime zanjye ntabwo zisa neza kanzihanagura. Meanwhile, Zamura ndagufana bro. Iyo uze rero hano kwa Dumba, icyambere ugomba kuba uja ufite ibintu uvuga bashobora kuvuga ukumva bakavuga ati uwo muntu afite ikintu atubwiye, afite ikintu abwiye abanyarwanda. Akanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndashaka kubamenyesha ko umukobwa wanjye Fifiraya indirimbo tugiye kuzisohora. So ufite icyo ashaka kubwira abanyarwanda naze hano, ugomba kuba ufite umupuri. Ndumva ko wabaye baju nikutumetse Papa Giti. Umenye ko Tycoon amaze iminsi abagaje. Hari n'ibintu numvise DC Clement yavuze, ibintu bimeze nkaho birimo ingurube n'iki ndicecekera. Ubona indirimbo yasama ari iyihe utabereye? Ntabwo irasohoka, ni iya Fifiraya bayita Kilits. Nzamura je nshobora kumuzamura mu gihe aje, ariko hari ikirundi kazi cyanjye hano, wabonye Element, wabonye ko afise studio nshya. Wakandi kazi uraza ntuza? Ese ndi ndahara ubwo iyi video yaze vuba. Uraza ntuza? Nese ndi ngaha video iranse kuva. Umva, ntuntegeke zanu. Okay, s'il te plaît, ndakumbuye, ndashaka s'il te plaît. ahubwo kamera warayiblose ntigire, ndaze ndi mu gitanda. Wigize serious? Tijara masheri, tijara warambwiye kuzaza muri Canada, ibintu twavuganye tubikorere hano, byagenze gute? Muzaffaru God, of course, the greatest of all time. Mideli iyo ubivuze nta n'ubundi ushobora kubiburana, urashaka kumuraba. Umva wa kirundi kazi uraza ntuza? Ntukampamagare gutyo. Basi wa munyarwanda kazi mpamagara mu izina ryanje. Ahlet, uraza ntuza? Yo ndagiye. Dumba Uraza ntuza? none sindi ngaha, ahubwo mbwira why video itavaho? Sindi ko ndakuraba. Kuki video itavaho? Ntabwo uri kuraba, iyo uje live yanjye ntushobora video ntivako. Video bya bigorone. Itavaho. Umviriza, uraza ntuza?
we vuga amakuru nje ndashaka kumva amakuru ya ntuzi yani ya ariko njya nkibagira cya kindi wa mwene wanyu uvuye mu bitaro basubiranye n'umugore uriya mugore akunda inkoni uwuhe ntuze ni wizo ya Sandra Teta. ya Sandra Teta arakunda inkoni Oya none se Teta niwe yakubiriga, Teta niwe yagonze Wizo. Teta niwe yagonze wizo ariko mbere si we yari yakubiswe bariya abantu badukinira izihe filime Ariko mu rukundo nuko bari ari abasitari, mu rukundo bijya bibaho. ariko dumva umuntu urinda ukugonga no kukwicara kwica Aba yarakaye, buriya aba yarakaye. none buriya burakare ntutekereza ko ari bubi ku buryo umunsi umwe bazicana Shirofa uri kuranganiriza ntakubona ba. bayi genda ntaco umubivugaho niyumviye Genda toka. Kigogirira kinshize muri nuza, kidashaka gitangiye kunkuramo amagambo, nibagiwe ko kitarimo kiragaragara. Icyo kirundi kazi rero, impamvu kiba kidashaka kugaragara, najyaga nkizana live gisa neza, cyabaga ari igikobwa cyiza ubona, urumva gifite uruhu rwiza, ari igikobwa giteye neza, kuva kera cyari gifite uruda runini, ariko like this time uruda rwahise ruba runini cyane, isura itiba mbi najyaga nkizana live kigifite umwana afite imyaka 15, ubu nyuma y'imyaka 5 umwana kwije imyaka 20. Gumiyo jajja wewe turatukwita jajja wa Kirundi kazi, turatukwita jajja wa Kirundi kazi we, ahubwo mbone cya Jackie cyanjye cy'u Rwanda. Jackie nishireho Jackie imve ku Kirundi kazi, cya Kirundi kazi ndaje nje mupe yo duheruka kera wabaye kibi, urumva wabaye kibi, ntugisa neza, urumva ufite iminyanyari gutya, wa mugane wayago uvuga ati icyo gisaza cya Dumba niki Jackie ngo yambaye ubusa. Jackie ambara fata kamera utangire kwambara, tukumva wambara, twereke no ku kibero gutya, twereke no ku kibero kimwe gifite itoto. Jackie abakiriya niyo mpamvu baguze muri no minsi, nawe ngira ngo urabibona, usiga uryo tuntu tw'utu diaspora n'abakene. Ubundi Jackie wajyaga ugurisha kuba niga bavuye gucuruza imifuka y'ibirayi, ifuso bacuruza iberi yose, bacurujirwa bakaza mu gukubita 500. Ariko ubu diaspora tuba tubuzi, especially diaspora badakora mu giti, ari abakene. Dumba kabisa, please urebe story na commissionize n'umwana uri talented cyane, ndabisomye ntongere kubyandika, urumva wari ubyanditse cyane. Yarakubaze, ese yakayambaze gute? Ubwo se nanjye ngomba kuza kubaga Yaka? Iyo yakambaze nanjye ngomba kumubaga. Yaka nyongeye kumubloka, cyari cyo kuzanye wakivuze, ariko gukomeza uyitubuza abantu banje gukomentinga iyo reka mubabarire. Kamubabarire ko ntwongere kwandika ibi ngo Dumba akaja please reba story information ndabisomye, ntwongere kubyandika, nubyandika ndakubloka. Kandi uwo muntu sinza kujya kumureba, so igira inama urikiraho kugo comment zanjye kuzishara ya boro byinshi brown. Urasa neza n'ibyari nice neza Dumba. Ubu ngubu kuri iki gihe ubu abantu bajya bavuga ngo Dumba ngo tinya gushukura ku ruhara n'iki Turebo
mbuga erega muzi ko uruhara rutambera nibwo rumbera uruhara nibwo rumbera bra nk'uwo mutwe uwushyizeho umusatsi nasane I don't know none mvugisha ukuri look at the nigga mvugisha ukuri erega mwibaza hari utuboro usanga muri komanteri turimo turavuga ngadema ngo uruhara sha warunanutse cyane urasa neza sana she muje uruhara rukundo ni icuma urabona nkaha ngaha nk'igituza n'iki gituza ubu gahunda ubu icyana icyo ari cyo cyose ukuboko iyo kuriho icyana icyo ari cyo cyose ugiye kugiswera kugiterura utegura icyana ukagishyira hejuru ukagikubita wagutwaye nuko dukora rero ntukazajya mwibaza ngo hari ukuntu ngo tutari proud y'uruhara ngo niki ngo niki don't you ever think that in one way or another we are not proud of who we are. We love how we look, especially Jamie, bro. China siniki mani cheni chichi banibaza n'ibintu ngomba kuyizi mani jewe nakabaye indi nkishimira cyangwa ntari proud wundi we yonza nibura yonza kubona raswe n'umukobwa mubi mu buzima bwanjye njyewe sindajya hejuru y'umukobwa mubi kuva nabaho buri mukobwa naswe she was beautiful kinishereho Jackie wanje Jackie u Rwanda ariko murebe ukuntu mu nkunda ndi umuntu uza hano nkaza ndimo nivugira uburofa nta kintu ndimo ndavuga mukaga muhari nariza gushora itiku ngo nuza yaragiye ngo nuza kagira iki mukaba muri aho ngaho murimo muramurikira nk'ubu Jackie niwe ushobora kuzana ikibazo live yanjye ni ukuri kw'Imana nk'ubu ngubu ushobora kubona Jackie azanyeho ibibazo none ukuntu twari twifitiye amahoro ibibazo bimeze bite nubura ibintu uvuga nubura abantu ngo mushwana nubura ngo abantu ngo sinzi ngo bagututse nakubwiye ngo ninzamuka live nuza nirambirimba yanyu ngo ni Jay uratangiye Brian mubonye muri comment Brian ni ukuri kw'Imana nuza muri Canada nzaguswera ubona kiryoshye cya Brian oya ibyo bintu kiguma baguma bivugisha ngo Brian ni umupede ngo Brian ni umupede sinzi niba uri umupede cyangwa utari umupede but I will fuck you Brian nzaguswera Brian bazagucumita ukoresheje ijambo ryiza nsubiriramo uvuze ngo uzamucumita mwana neza neka kubivuga si ibintu biriho ngo nanjye nzakugira uwo Brian ibiboro byiha gashiko gisantiya kigeze ngo kigize ikintu cy'ikigabo ngo kigize ikintu cy'ikigabo I will fuck you Brian nzagucumita imeze bite se meze neza bite Jackie w'u Rwanda ni sosho ngo ntabwo ushaka ko bavuga kuri je nshaka rwose ko uzanira mpirimbanye yanyu kabisa mwihorere ese wowe je ko yari yarakubaza arakuyihorera wasubiye gute inyuma ahubwo se ngiye ko nari naramwihoreye ubundi ngiye yasubiye ati ku buryo ngewe nshaka kurangizira agakomeza ibintu ahubwo ari ako sha Jackie noneho wari ufite ikizuru kibi noneho wabyibutse
yabyibushye ukuntu uruzuru rwawe rusa ariko mane reka nkubwire ndumva ibyo bintu ntabwo ari sawa. deja wari ufite uruzuru rubi noneho uragenda urabyibuha ubyibushye ubu ikizuru cyawe kingana nk'inda ya J. Ibizuru ryawe ringana nk'inda ya J. Aya naho bihuriye. Kabosi arimo arabaga Brian muri comment kazungu kabosi bigenze bite se ari kumuhanyira ari kumuhashengina kabosi rero iyo kabosi nawe rero sometimes iyo yagiye kugurisha mituyu zikabura ahita agira ishaza we buri muntu mu kazi ke iyo natemye ibiti nkajya kubona natemye ibiti bikeya uwo munsi bitanirakarira ugasanga mfite umushiha naza urimo uraturuka n'iki ubwo kazongo ushobora ko umuntu wese ya business iri guhomba bigendana ubu buri ashobora kuba yagurishije kubera inzu ubundi inzi kabosi ukuntu akora kubera kabosi kenshi umunsi we iyo ugenze neza ashobora gukora nk'ibihumbi 20 ku munsi. Ku munsi yacuruje biti iyo acuruje miti unyira kunka byatari ku munsi akoreye ibintu nakonya nuseke urabizi ko ibiganiro reka bose acuruza miti umanje numvaga ari ukumusebya reka mushireho bibwirire kabosi kamushireho bibwirire mugire ngo erega nje mvuga ibintu mukajya mukavuga ngo rero ngo nyango dumba mufite ngo amagambo menshi ngo iki n'iki reka gishireho turebe cyize hano urebe niba kitaza ko ese koko utema ibiti ngende umutemye ibiti cyababwira amafaranga biguhasha nibwo bahita baceceka nje ku munsi nshobora kwishura baka boss bageze nko kuri 15 umunsi wa bakorera niba korera 20 abo ni bake kabo sugamu kabosi rero ni urebera ucuruza miti ntabwo ajya atandukana n'umuryango ubu ntabwo ashobora kubwira umugore ngo twara umwana. Halo abantu bashaka kabosi kabosi na wabwiye umugore agatwara umwana akamukura kuri live ariko umugore wanjye twaratandukanye nta mugore kabosi narakubwiye kabosi kakapaka kabo atasa kabosi yagiye kurongora ataratwika atasa sigaye yifuza kubyana atasa kabosi nabo bana kwera ariko twicira ari kabo yamani vie wabwiye umugore agatwara abana turi ku meza bro muribo murarya iki turimo turarya reka nkwereke bayibonye bayibonye muribo murarya kasuku turimo turarya kasuku kagurube kabosi ni ikigome muribo murarya jesquiza muribo murarya akajesquiza akajesquiza wa bipangu akajesquiza turimo turakarya reze ko abana batangije ingurube bakiri batoya wa muntu we wakabonye nakawunga n'ibishimbo izi nyama sura zizi mwana izo ni intoryi oya ni inyama have ni intoryi witubeshye izi ni inyama have
ariko wa mugani social media ntabwo igira nta mutima igira. Tinya umuntu urya intoryi n'ibishimbo n'akawunga ukunda aza akabafatana igihugu akaba Ngigenze. twitsi yewe ngo mufite i Kigali. mubazi icyo ari gusomeza ku ruhande Urimo urasomesha iki se ka boss? ari kuba gashera Ndimo gusomesha amata. Katurebe. gaturebe amata Amata ahantu hari abantu bakuru ntabwo bakunda kujya muri social media. Ahantu hateretse amata hari abandi bantu. Abantu bari kuri comment section baravuga ati inyama ni inyama, nta ntoryi isimbura inyama. Izi ni inyama sha, mujye mureka. Ese ubu ngubu umaze imyaka ingahe muri mariage? Mbese hashize imyaka 2 warakoze ubukwe uteye ivi? Imyaka 6 bro. Oya cyagihe uri mu murima w'ibijumba hari ryari? 2020. Igihe ujya mu murima w'ibijumba urimo uratera ivi hari muri 2020? Mu kwezi kwa 5. Uzi ko wakirwe wubatse? Umva kako? Ubuse umva se ndi muri salo. Naba disturbinga abantu turi kumwe ahubwo muramukeye. Sawa bye. Nkura. Buriya kabosi yateye ivi hatarasha neza, afite ngira ngo nk'ibihumbi nka 20 by'abaforowa, and then ubu ngubu ibyana byabaye byinshi yabuze ukuntu abyifatamo. agenda atera ingasi Oya nyine ubu ngubu bashaka kugenda guswera ibyana, ariko afite umugore ari numva ibintu biramuyoboye ukuntu agomba kubigenza. So ngaho wirira kawunga yewe uretse gato ndashaka kureba, erega wabaye umwana mwiza, ibintu kenshi nagukundagaho byose bihita bigenda birabura ntabwo nkibibona. Yarazi nabaye umwana mwiza mugani ariko si cyane mbaye nkabije nabankoza amakosa. Wanyeretse ikibuno ukuntu gisigaye kingana shuma? Asemwa ntago ari kinini shu. Nawe warakenye kubera utagisohora. Kingana n'icya DJ Felix one. Dore ni iki. Zamura kakabora kaga t-shirt. Ndakubujije. Zamura gati ushindukiye. Dore. Erega njya kusigaye ufite isoni. Nabaye mukuru shu narakuze. Narakuze nabaye gikuru mu gihe abandi babifuza gusubira rugana wallahi. Ariko amabere wongeyeho. Oya. Wowe twaye Nadia umugabo? Sinatwaye. Uzi ko Nadia Nadia ni umukobwa uvangura urenda n'amazi at the same time akabiguha. Ugira ute? Avangura urenda n'amazi byose bikazira rimwe. Yakisinkuzi yobo nishize ati bibyobo nishizemo umundekera ibyobo byanjye nzi akamaro kabyo. ngo atangira kukwiteza ngo amara iminsi birataza guswera ngo iki niki utangira gusakuza nubwo naho watangiye gusubiza muri neti ko ari kwa njena. Wayihoreye sa muri neti nayi. I know mashaka ngo kurukinga fresh nanjye ngo mbi cyana gito. What the fuck?
ninde muntu kurusha ubwiza ubundi maze kubyitegereza. none si ibyo birineti birajya wacu Abantu ndashaka ko mumbwira happy birthday itaragera. Banyarwandakazi, Dumba nzakwiza imyaka 40 muri Septembre itariki 27. Mumbwire muri ni nabwo bwa mbere nsabye birthday ngiye ku abantu, mumbwire happy birthday, muzampe n'amakuru. izaba se ejo bundi Mu kwezi kumwe, hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo nkwize imyaka 40. urumva ni kera. Ino mihanda nzayivaho mfite imyaka 60, muraca mfite imyaka 20. Mani shimwe 20 years my friend, ndaba ndimo ndabatwika. bombocrat Numva yabaza hano ngo Duma wigisaza. See that I haven't started, my friend. We are still warming up. Ubu nzaza ndagasaza mfite n'agakoni. Bahabanyo. kuri leta badushyize hano Nuzunete ewana bahabanyo ko fote nta mugore nawe ukanye kabiri, mwa bintumye mureke kumenyera abaswera bangu. Fote nta mugore nawe ukanye kabiri njyewe. urahukanye kandi Oya tuba natandukanye n'abagore babiri. nanjye uzaze dutandukanye n'uwa gatatu. Jackie ntabwo nyifite inzu, sinibaza ko mfite ingufu zishoboye indaya. nta kibazo twese turi